kubumva ko Imana ivuga ni Imana yabimbwiye. Yarimbwiye ko igihe kigeze cyo gutangira Zion Temple. N'izina ubwaryo yego ninjye warishyizeho, ariko yampaye igishushanyo cyaryo. Yarambwiye ngo ndifuza ko u Rwanda rumbera umusozi nturaho, ngo ngorera umusozi nturaho. Umusozi Imana asuba ku musozi. Nza gusoma Bibiliya nibuka ko Imana yavuze ngo natoranyije Siyoni umusozi nzabaho. Uko niko nahise mvuga okay, reka noneho tuyite Siyoni. Kuri njyewe rero u Rwanda mu by'ukuri numva ari nka Siyoni y'Imana. Ariko hagati ya Zion Temple kwitangira hafashwe imyaka nk'itatu, hagati y'itatu n'ine tuba hasi dusengera igihugu. Ari nako nzenguruka mu gihugu hirya no hino nshiraho ibicaniro by'amasengesho. Noneho Imana iza kumbwira rero ngo kuyubakira umusozi. Uwo musozi nza kumenya ko ari Zion Temple. Zion Temple cyayifashije cya mbere ni igihe cyari kigeze, timing. Igihe ni ukuvuga ngo abantu icyo gihe imitima yabo yari nko mu mayira abiri, ishakisha ndahita yenda fata, kuko muri kamere y'Abanyarwanda bemera Imana kandi barashaka Imana. Rero hari ukuntu imitima yabo yashakishaga. Igihe cyatumye ijambo rya mbere Zion ibaho. Icya kabiri ni amasengesho. Yego n'abandi barasenga kandi barasengaga, ariko uburyo twasengaga kwari ukwitangira umuntu ukanamupfira. Ndibuka ko naransengera abantu bari traumatize kuva saa 3 za mu gitondo nkageza saa 5. Yabaye umupasiteri wa mbere wakiriye ubutumwa Imana imuhamagaye mu ishyamba, agira imyaka 2 Imana imuhamagara atazuriwe. Umuntu aza kumurangira abazungu b'abamisiyoneri b'abasedwa ko bashobora kumusobanura ibyo bintu. Yaragiye no mu bapfumu kuraguza, bamubwiye ko ibyo bibarenze, ariko ijwi rikamuhamagara buri munsi. Aragiye ari umushumba kandi aryamye no mu nzozi, bimubuza amahoro. Kamubwira mu izina rye rwose ngo uzaragira bene wanyu. Ajya kureba abamisiyoneri b'abazungu, bamaze kubabona bamubwira ibya Yesu. Aravuga ati uyu Yesu ndashaka kumubona kuko agize imyaka 2 ambuza amahoro. Batoya araza mu mutima wawe. Bati kweri amwakiriye uko data yambwiye agira amahoro. Data yabatijwe muri 45, abatijwe n'abamisiyoneri b'abasedu. Ari mu bantu rero batangije idini ry'abapentekote muri Kongo. Ntabwo nagiye mu gipasiteri kuko nasengewe no nakuriyemo nonse amashereka y'igipasiteri. Natangiye kuvuga ubutumwa mfite imyaka 14. Uwo munsi nasomye ijambo rivuga ngo Yohana w'Umubatizi ari mu nzu y'imbohe, ngo atuma abigishwa we kujya kubaza Yesu ngo ese ni wowe cyangwa si wowe. Atangira gushidikanya uwo yahamije ngo uyu niwe naje gusimbura. Aranababwira abigishwa be ngo dore nguriye niwe uzikorera ibyaha by'abantu. Arangije ari mu bibazo, mujye kumumbariza niba ari we, kuko yatekerezaga byenda ko niba ari Yesu aramufunguza. Ariko Yesu yamubwiye ijambo rikomeye, aramubwira ngo ibimuga biragenda, impumyi zirareba, ibipfa amatwi birumva. Bivuga iki? Ndakomeza wa murimo wavuze, nje naje gukomeza wowe ibyawe byaragiye. Iryo ni ryo jambo rya mbere nigishije, gushidikanya kandi wari umwizera. Imyaka 9 niho nakijijwe, 12 ndabatizwa mu mazi menshi. Umwaka wa 13 nuzura umwuka wera, tangira kuvuga mu zindi ndimi, mpanurira abantu baraho bagira ubwoba, nanjye ngira ubwoba ndavuga se nibiki ndimo mvuga. Ariko kuva icyo gihe ubuzima bwanjye burahinduka. Ku myaka 14 mbumuvuga butumwa. Navukiye hano bita Uvira, nkurira mu misozi y'Umurenga hitwa Bijobo. Aho mu Bijobo ikintu cyonyine narinzi mu buzima ni indege ica hejuru. Iyi modoka sinari nyizi, igari sinari nizi, amashanyarazi sinari nyazi, nta kintu na kimwe narinzi. Nahavuye mfite imyaka 18. Muri iyo myaka 18 njya mu mujyi witwa Isangane. Ndahava Isangane njya i Nairobi. Njye Nairobi nza mu Rwanda, mva mu Rwanda njya Australia, muri Amerika, maze kuzenguruka izi yose. Uko ni ukwizera. Si data wabimfashijemo, nta wundi wabimfashijemo, ni ukwizera. Kwazenguruka isi yose kandi mvuga ubutumwa. Aho ngera henshi usanga abantu banyubaha, ariko nibuka aho navuye ngaseka. Uko ni ukwizera. Nari mvuye i Nairobi mfite 1000 cy'amashiringi, 2000 by'amashiringi. Fata ibisi ya Kamba ingeza i Kampala. Ndara muri bisi Kampala izazi Kigali kuko sinari mfite amafaranga ya hoteli. Muri iyo bisi ndayibukinga nyiraramo. Ye naraye muri bisi nirirwamo nigendesho. Umugabo twari kumwe niwe nabaje batese biragenda gute. Ndaza nshikira kuri gare kwa Rubangura kera icyo gihe. Ntaziyonja, ntazi umuntu n'umwe mu Rwanda uretse umugore w'umupfakazi wari uhunze
baramaze kwica umugabo we n'abana, asanga muri Kenya ahantu mu itorero nagiyemo ndaririmba, arankunda aramenya, ansigira agakarite ke. Ndavuga se wa mudamu yabaragarutse, njya kuri za kioske zari zihari icyo gihe, hari udukioske tugira amayinite yiruka cyane, ndafite amafaranga, ndavuga se ni telefone uyu mudamu ngamubona ndishura iki? Mfashe telefone, sinari mfite n'igiceri mu mufuka, ni rwa rugendo rwo kwizera. Ndaza ndatelefona, Imana zose aranyitaba, yarimo korera muri Mateyus. Haramwe ati nigitwaza, ati yewe turike, nawe ndi muri gare, bati ntegereza ndaje. None mbwira wa muhungu wari ufite, namubwira ati nta mafaranga afite, cyari igiceri cya 20 ndagira ngo nabingahe, namubwira ati nta mafaranga afite. Arambwira ngo ndakubabariye reke. Niko wa mudamu araza afata anjyaniwe, nagize amezi 6 niwe natangiye kuvuga ubutumwa. No hambere natangiye kubwiriza, nabwirize mu itorero rya Restoration Church Kimisagara, mbabwiriza hejuru yo kwiyiriza ngo dusabire igihugu. Mbavuye abantu bamwe barankunda, bambwira ko najya kwigisha ku nkuru nziza. Njya ku nkuru nziza, ndabwiriza, mbabwirije nigisha ijambo rivuga ngo abitiriwe izina ryanjye ribaca bugufi bagasenga, nzabumva ndi mu ijuru mbakiriza igihugu. Mbabwira gukira igihugu, gukira kw'igihugu. Maze kuvuga ubutumwa abantu bakoraho, njya muri kaminuza y'Ibutare icyo gihe, njya kuvuga ubutumwa, nzenguruka u Rwanda, kuko hano hambere Imana yari yaranyeretse nkiri muri Kenya ningera ni muri Bugesera. Imbwira ibintu izakora muri Bugesera, ko hazaba ikibuga gikomeye, ko hari habaye amarira kuva kera, amarira yaho azibagirana, kandi kizaba ari igihugu kirumbuka kera cyane. Bugesera nyijyamo ndayizenguruka, njya hitwa Rukoronko, Nyagihunika, njya Ngenda, njya Gashora, hari ahantu bwa mbere ntazi. Nyizengurukamo yose mabwira gusenga, ndava njya za Kibungo, nzenguruka za Kibungo za Kabarondo, mbabwira iby'Imana yambwiye bizakora. U Rwanda ndaruzenguruka ndushye mu bicaniro by'amasengesho. Icyo gihe nta muntu n'umwe narinzi uretse Imana. Byari bikomeye cyane cyane. Ndatanga urugero rw'Ibutare, nagiye kwigisha Ibutare muri university, ngezeyo icyo gihe nari kumwe n'umugore wanje, uyu munsi yari akiri umukobwa, kuko we twamenyanye muri Kongo, ariko hari ino yaje gato ya mbere yuko jenoside iba azino. None nje sanga yacitse ku icumu, uwo niwe wamfashaga kuko yari azi u Rwanda kunyereka ahantu n'ahandi. Tuje Ibutare rero n'abandi basore twari kumwe, twari nkigera mu Rwanda twari kumwe nabo, njya kwigisha Ibutare. Ngeze Ibutare rekiteri wari icyo gihe yanga ko ninjiramo, arambwira ngo mwiciye abanyeshuri hano, urashaka no kwicisha abandi? Ndamubwira ko sindi umwicaye, hari ubutumwa Imana yampaye ndi muri Kenya ngo nzazane muri University y'Ibutare. Arambwira ngo Imana ngo igende nawe niyo Mana mumvira, aranyirukana. Icyafashije nike, nafashijwe n'umupadiri witwa Guillaume, yari nyirarume wa madamu wanjye. Guillaume icyo yakoze niki, umudamu wanjye ajya kwa nyirarume ati umufiance wanjye yabuze aho abwiriza ubutumwa. Iruhande rwa kaminuza hari kiliziya nto ya chapelle y'Abakatolike. Guillaume asigaye duhaye ati bwiriza hariya, arahunga yigendera i Nyanza, kuko none umupantekote ngiye gukoresha kiliziya nizari zoroke. Aho niyo nabwirije mu butumwa umunsi. Izo ni imbogamizi twagiye tugira, abantu batakwemera. Hari abakubwiraga ngo ariko se utandukanye n'abandi, niki twemeza ko wowe uri umunyakuri ibyo. Ariko icyaje kubemeza ni ibitangaza byabakoretseho n'ibimenyetso. Wabasengera Imana ikamukoraho, akabona ibintu birahindutse mu buzima bwe, bituma bya bintu byaba ari bizima. Zion Temple yaje gutangira muri 1999, niyo twayitangije ku itariki ya 11 mu kwezi kwa karindwi. Nicyo gihe Zion Temple yatangiye, tuyitangira turi abantu 120. Igitekerezo mu by'ukuri singe wakihaye kubemera Imana, cyangwa se kubumva ko Imana ivuga, ni Imana yabimbwiye. Yarimbwiye ko igihe kigeze cyo gutangira Zion Temple. N'izina ubwaryo, yego ninjye warishyizeho, ariko yampaye igishushanyo cyaryo. Yarambwiye ngo ndifuza ko u Rwanda rumbera umusozi nturaho, ngo ngorera umusozi nturaho. Umusozi, Imana asuba ku musozi. Nza gusoma Bibiliya, nibuka ko Imana yavuze ngo natoranyije Siyoni umusozi nzabaho. Uko niko nahise mvuga to okay, reka none tuyite Siyoni. Kuri njyewe rero u Rwanda mu by'ukuri numva ari nka Siyoni y'Imana. Ariko hagati ya Zion Temple kwitangira
hafashwe imyaka nk'itatu, hagati y'itatu n'ine tuba hasi dusengera igihugu, ari nako nzenguruka mu gihugu hirya no hino nshiraho ibicaniro by'amasengesho. Noneho Imana iza kumbwira rero ngo kuyubakira umusozi, uwo musozi nza kumenya kuri Zion Temple. Zion Temple cyayifashije cya mbere ni igihe cyari kigeze, timing. Igihe ni ukuvuga ngo abantu icyo gihe imitima yabo yari nko mu mayira abiri, ishakisha ndahitaye ndafataye, kuko muri kamere y'Abanyarwanda bemera Imana kandi barashaka Imana. Rero hari ukuntu imitima yabo yashakishaga, igihe cyatumye ijambo rya mbere Zion ibaho. Icya kabiri ni amasengesho. Yego n'abandi barasenga kandi barasengaga, ariko uburyo twasengaga kwari ukwitangira umuntu ukanamupfira. Ndibuka ko narasengera abantu bari traumatize kuva saa 3 za mu gitondo nkageza saa 9 z'ijoro. Ikindi ntekereza nacyo cyabazanye ni ibisubizo. Iyo usengeye umuntu akabona kirabaye abwira undi, icyo nacyo cyarabakuruye kirabazana. Mbona ikindi nacyo ni ubutumwa bw'igihe, ubutumwa bujyanye n'igihe kiriho, icyo nakwita gucontextualiza message. None ukabwiriza, ariko wahamara gusaba muri Bibiliya ukakura Bibiliya mu gitabo, ya jambo mu gitabo ukarishira mu buzima bw'abantu, ukababwira nuko barishira mu bikorwa, to apply ya jambo kari applyinga mu buzima bwabo. Ibyo rero hari abagiye babikora biciye mu baza gutanga ubuhamya babwira n'abandi, abantu baza kumva iryo jambo. Ndatekereza ko ari bimwe muri ibyo ngibyo. Si kibazo kugira amadini menshi, ikibazo ni ukugira abayobesha benshi. Ariko ugiye ugira idini riri mu nyigisho nzima si ikibazo, kuko ushobora kuza iwanjye kuri Zion mu Gatenga, ariko wabura essence na carburant, wabura na bisi, ukajya kuri kwegereye hafi bikagufasha. Ari bizima ni byiza. Ikibazo twaba dufite ni ukugira amadini menshi byenda y'ubuyobe, ariko amadini kuba ari menshi yo kandi byenda yigisha ibyiza, kuri njye si ikibazo rwose. Ariko Imana iri kumwe nabo. Icyo